Ikaze kuri EZOBU-D, aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye ku byatangiye kera. EZOBU-D yigarura mu buzima bw'uyu munsi. Ni iyihe mpamvu ituma bavuga ko ukwezi kwa mbere kwihuta? Dore impamvu nyamukuru. Ni uko imyumvire iyo uteranyijeho kalendari ari byo biba ukwezi kwa mbere kwihuta. Ni ukuvuga ngo amasaha niyo yihuta, yewe n'isi uburyo uzenguruka izuba ntibihinduka. Ahubwo impamvu ni uko iyo ukwezi kwa mbere gutangiye mu cyumweru hagati kandi harimo na bonane, ugasanga ukwezi umuntu agutangiranye imirimo myinshi kandi ukeneye amafaranga yose. Itangirira rimwe bigatuma umuntu abona ko kwihuta uzarebe iyo utekereje byinshi icyarimwe ubona igihe cyihuse. Nta saha yihuta rero mu ntangiriro z'ukwezi, ahubwo ni imyumvire, kandi bigaterwa n'uburyo tubigabanyamo muri kalendari. Nibyo bituma tubyibeshyaho. Isomo ririmo ry'ingenzi. Mu bavuga ko ukwezi kwa mbere kwihuta ntibashingira ku myumvire, ahubwo bagomba gusesengura imibare y'igihe kwatangiriye, ari byo bituma babona byihuta. Ukwezi kwa mbere ntigusiganwa n'amasaha, ahubwo umutima n'ubwenge n'imitekerereze bya muntu nibyo bitera kumva ko igihe kiruka.